Reka nongere mbaha ikaze ku ijambo ry'umwimerere, mbahaye ikaze karibu, mbahaye ikaze ku ijambo ry'umwimerere Germain Muhirwa. Shalom Bashem Adonai Elohim Elohei Avraham Yitzhak Yaakov Yeshua HaMashiach. Maze anachnu cholochim lilchot hayom, tugiye kureba iki uyu munsi, tugiye kureba ukuntu Kristo atari umuzungu. Kristo ntiyari umuzungu, ibyo wabwiye byose bivanemo uze wumva ukuri ukuntu Kristo ahubwo yari umwirabura. Reka turebe rero dushyire ukuri hanze uko Kristo atari umuzungu. Iriya shusho twakuze twese twumva tubona y'umuzungu n'amaso y'ubururu, imisatsi yabo y'abazungu byavuye byagenze gute? Ntabwo uriya ari Kristo wa nyawe, ntabwo ari we. Iriya image rero, iriya foto yaremwe nande, yaje ite, ni gute yakwirakwiye ahantu hose? Nibyo tugiye kureba. Ese Kristo nyawe yasaga ate? Turafata Bibiliya, aba ari ibitubwira, ntabwo ari njye ubivuze. Bibiliya yawe ugendana uyisome urebe uko byari bimeze. Niyo mpamvu iryoza bwonko tugomba kuryikuramo, tukarifasha hasi, tukamenya ukuri uko byagenze. Tuzi neza ko Kristo yavukiye i Betelehemu, akura i Nazareti, aba i Galileya, hariya aho bita muri Isiraheli niho bavuga yarari. N'ubu tuzi ko Isiraheli izaba nini kandi ko yari ku gihugu cya Kanani, ku butaka bwa Afurika, kuko Kanani yakomoka kuri Ham yahawe Afurika, ariyo Mitzrayim, Egypt, Kush, Ethiopia, Libya na Kanani. Kanani nibwo butaka bwahawe Isiraheli, kandi ubutaka ntibwimutse nk'uko murabivuga. Niyo butaka rero butarimutse, ni ukuvuga ngo bwari kuri Afurika. Ayo n'andi mateka nari nakubwiye ukuntu bakaseho kiriya gice bavuga ngo roza Isiraheli, kugira ngo batavuga ko byari kuri Afurika, ariko kubaza ukuri na video yindi wayishakisha ukareba ko Isiraheli yamye muri Afurika, ni naho ubutaka bukiri. Gute rero ahantu haba abantu hari izuba rikomeye cyane bakomoka kuri Shemu yabaye umuzungu? Ni ukuvuga ntibishoboka, kuko agomba kuba umwirabura, uruhu rwirabura, kubera ko ariko biriya bice bimeze byahariye ahantu. Iki ntabwo ari icyumviro cyanjye, ntabwo ari icyezo cyanjye. Yaba imiterere yahariye ahantu irabivuga, yaba Bibiliya irabivuga. Byanze bikunze ukuri kwarahishwe, niko tugiye guhishura turebe. Bibiliya rero itubwira iki? Bibiliya ntabwo ikubwira ngo dore uko byabimeze, ariko iduha ibimenyetso simusiga byinshi cyane. Tubisanga nko muri Yesaya 53:2, aho batubwira ngo Yesu Kristo uko yari ateye ntabwo ari umunyaburayi nk'uko tumuzi uyu munsi, ahubwo yasaga n'abantu baho yakuriye muri kariya karere nyine. Ariko noneho tugeze mu byahishuwe rimwe, nkunda kuva kuri 12 kugeza kuri 15, batubwira neza uko Kristo yasaga byenyewe. Uko yasaga, yari afite umusatsi umeze nk'ubwoya bw'intama, umusatsi w'umweru umeze nk'ubwoya bw'intama, bimeze neza nk'iyo foto nashyize inyuma. Ubisome ibyahishuwe rimwe, uve kuri 12 ugeze kuri 15. Ongera ufate Bibiliya yawe ubisome ibyahishuwe rimwe kuva kuri 12 kugeza kuri 15, wumve uko Kristo yasaga. Yari afite umusatsi w'umweru umeze nk'ubwoya bw'intama, ibirenge bye byasaga n'umuringa w'umuteke. Ufate umuringa ubuteke urebe uko byasaga, uvuga ngo yari umwirabura. Ibi bintu ntabwo byerekana ko Kristo yari umuzungu, ahubwo bitwereka ko Kristo yari umwirabura bidasubirwaho. Ubirebe neza muri Bibiliya yawe, mbigusubiremo. Ibyahishuwe niko bitubwira, ibyahishuwe rimwe kuva kuri 12 kugeza kuri 15, bakubwira neza ko Kristo yari umwirabura bidasubirwaho. Wanareba n'indi video nageze kwikoraho byerekana neza ko buriya bwoko bwose bw'Imana n'abantu bose muri Bibiliya bose barabirabura. Iyo video ndumva ndi buyishyireho ku mugereka uyirebe yose, kuko nabonye yarakanguye benshi. Ushobora kugira uti rero kutubwira ko Kristo yari umwirabura atari umuzungu, na Bibiliya ikabyemeza. None iriya foto y'umuzungu bita ngo ni Kristo yavuye he? Aha rero turasubira mu mwaka w'1500 kugeza mu 1800. Abanyaburayi bafashe iriya foto
barashushanya ubwabo, noneho bayigira nyine ikimenye bose bakoresheje umuhungu bitaga Cesar Borgia. Iriya foto ni umuhungu bita Cesar Borgia, wari umuhungu w'umupapa Alexander wa gatandatu. Umuhungu bamuvugaho byinshi cyane, ahubwo urebye ko ukuntu ari we bahaye abantu ngo bamusenge, banavuga ko yari n'umutinganyi, ahubwo bafata iriya foto ye aba ariyo baha abantu ngo bajye basenga bambaze. Ibaze nawe ibyo bintu koko. Ni ukuvuga ngo rero iriya shusho ye yafashwe nk'ikimenyetso cyabo, biriya bita Renaissance, biriya bihe byabo, noneho bayita ngo ni we Kristo. Kubera icyo babikoze rero? Bagiraga ngo bahuze n'imbaraga zo gukoroniza abantu, noneho bafata iriya foto bayigira umuzungu, batwereke ko bari hejuru yacu, noneho babashe kudukontorora, kuko abantu bemeye ko Imana imeze nk'umuntu ubakandamiza. Ni ukuvuga ngo icyo gihe automatic bahita bajya munsi ye, bakumva ko nta gaciro bafite. Nuko rero twambuwe agaciro. Iriya foto yabigizemo uruhare rukomeye cyane, akaba ariyo mpamvu abantu bamara kwihugukirwa bazayamagana, bayihanarure mu mazu yabo igitaraganya. Rero uriya Kristo w'umuzungu bashushanyije kwiya cyari igikoresho cya matsibugu cya mpire zabo cyo kugira ngo badukandamize. Nta kuri na kumwe kurimo, ni ikinyoma cyangwa ubusa babeshya abantu. Ingaruka rero za kiriya kinyoma ni izihe? Ni ukuvuga ngo uriya Kristo w'umuzungu bogeje bagakora iyozabwonko bakamushyira mu bantu, yonona ibintu byinshi cyane, cyane cyane iyo bigeze ku birabura, kubera ko byahinduye imyumvire y'ijambo, bituma noneho bwa bucakara ngo busobanurwa bugira ireme, baradukoroniza, noneho turatinda harakarahava. Byatumye abantu rero b'abirabura twiyumvamo ko turi abantu badafite umumaro, yaba no muri za kiliziya, insengero, amasengero, amateraniro, ibyo byose, kubera ko kwa kuri kwari kuturengera baragutsikamiye nyine. Kumenya rero ko Kristo atari umuzungu ntabwo ari ukumwambura agaciro ke, ahubwo bituma abo uwo ari we. Bituma rero twebwe nk'abantu yaturutseho, yakomotseho, twakandamijwe, tugatotezwa, tukitwa abakene, ariko Imana ikatubwira mu Byahishuwe 2:9, Ibyahishuwe 3:9 ko ndabizi neza imibabaro yanyu n'imiruho yanyu, n'umuvuga ngo muri abakene ariko muri abakire. Ibyo ni ibintu tuzasobanukirwa uko igihe kizagenda cyifungura abantu benshi batangare. Tugomba rero kunyoterwa uku kuri tukaguharanira kugira ngo kugere ku bantu benshi. Kristo yavuye ku bwoko bw'abirabura, avuka icyo gihe abari bo bategekaga, kandi none imibabaro yose yanyuzemo kugeza abambwe, akabambwa nk'umugome nuko babyise. Ntabwo yari umuzungu, ntabwo yari umuzungu mbigusubiremo, ahubwo yari umwirabura nyamwirabura. Uku kuri rero kukaba gufite ingufu zikomeye cyane, kuko kutwibutsa ko Kristo yaje kugira ngo ubwoko bwe bwongere busubire ku Mana, kandi noneho ntabwo yaje ngo ishusho ye igirishwe igikoresho cyo gukandamiza abandi, ahubwo yaje azi kugira ngo atwereke urukundo no kubaho mu mubano mwiza n'abandi. Iyo rero twavuga tuti Kristo ntabwo yari umwirabura, mbigusubiriremo, kandi bifite agaciro, bifite ireme, bifite ishingiro. Ntababwira ngo twicemo ibice, ahubwo ni ukugira ngo kwa kuri Kristo yatubwiye kutubature. Niyo mpamvu tutazi uku kuri uko yasaga, uwo yari we n'akomokaga, ni gute noneho rero tuzamenya ukuri nyako k'ubutumwa bwe bwiza yigishaga? Kuko n'ibindi niba baragoretse Bibiliya bakagoreka uko yasaga Kristo, ibindi byose urumva ko baratubeshye, barabigoretse nyine. Niyo mpamvu rero iyi video bagomba kuyisangiza abantu bose kugira ngo bivane muri ryozabwonko, basubire ku muzi yabo, bamenye amateka yabo, kandi noneho bamenye ko Kristo yari umuntu umwe wabo. Wandike muvuga uti Kristo ndabimenye ko yari umwirabura, maze nawe ubatuke. Andikamo nawe muri comment, ese wakuze ubona iyi foto? Ndize neza ko wakuze ubona iriya foto y'uriya muzungu ngo urebe bita Kristo. Ese kumenya uko kuri hari icyo bihinduye ku myizerere yawe, ku myemerere yawe, imyemerere yawe, imyizerere yawe? Umenye ko Kristo yari umwirabura ubifashe tute?
andika mutubwire, tuzi neza ko ni igihe gusa. Urabona rega isi ibyinyuramo byose barabibeshye, Imana yarabaretse ya minsi 2 ayihwanye na ya myaka 2000, barabibeshya ariko urabona ko uko Imana yategetse igasezeranya ikavuga ati muri icyo gihe ubwenge buzagwira kandi abantu bazamenya ukuri. Bizagenda gute rero? Nuvuga ngo ibintu bikomeye muri ino si ntabwo byari byanatangira, kuko urabona muri Amerika wenda nibo bamaze gukanguka, bamaze kumenya ko ari ubwoko bw'Imana nka 40%, bari hafi gukabaka 50%. Afrika ho ubona ko barakiryamiye. Nk'ubu urasanga abantu baje kwandika mu kanya bavuga ati kuba Kristo yari umwirabura bikumara iki? Ibyo bintu bica umuntu intege cyane. Reba kuba baramugize umuzungu bagafata iriya foto, bafashe iriya foto, mbese sinzi nimba baratwogeje ubwonko ku buryo wenda n'imyumvire ibidashyitse, sinzi kabisa. Kuko nk'umuntu umwereka nk'ikintu aho kugira ngo ajye gushakisha noneho agaruke nawe afite ibyo yashakisha kugira ngo noneho mwuzuzanye, atangira kugusenya atazi niyo biva niyo bijya. Hano ko Kristo yari umwirabura, mbere yo kuza gutanga impaka cyangwa se gutukana kugira ibintu byose ugira, fata Bibiliya yawe manzi uyifate, ufungure ibyahishuwe 1 uve kuri 12 ugeze kuri 15, usome noneho ugereranye n'uriya muzungu bakwitiye muri we Kristo, noneho ugereranye niyo foto nakweretse inyuma, noneho ukoresha inyurabwenge yawe uvuga uti ibintu bimeze gute. Nzi neza ko uratangara nubona ibi bintu ko byagenze, ugasoma amateka y'iriya foto y'uriya muhungu baguhaye ngo usenge muri we Kristo. Sinzi kuzongera kugenda mu nsengero, ahubwo ndavuga ubwiye ni ibintu bimenye bigutera wa mujinya mwiza wo kuvuga ngo reka njye gucukumbura nshakishe ndebe uko ibintu bimeze, nawe ugahita umenya ukuri. Iyo umaze kumenya uko kuri rero ntabwo uba ugisubira inyuma. Nuramuka umenye ko Bibiliya yawe bikubiye, Bibiliya ufite, Bibiliya yawe ufite iyo ngiyo uyifungure ujye ku byahishuwe 1:12 kugera ku 15 n'izindi ngero nyinshi cyane. Niyo video ndi bugushyiriraho ikwereka bose barabirabura bidasubirwaho, ucukumbura urebe uriya muhungu bavuze ngo ni Kristo Cesare Borgia, urebe uko yavutse kuri Papa Alexander wa gatandatu, uko yabayeho, ubuzima yabayeho, ibyo yakoranye na Da Vinci, noneho urebe uwo muntu. Ariko umunsi isi yamenye ko uriya muntu babahaye ngo basenge ibyo yabagamo by'ubutinganyi, bitera agahinda. Ngibimenye nabanje kubishidikanya, ndavuga ni reka byanze bikunze bafashe ifoto wenda barayihindura, ariko kongera ibyo bintu ko yari muri ibyo bintu ntibibaho. Nafashe igihe ndategereza kugira ngo manze kuko nshungure ndebe koko ibyo bintu byari byo. Naribaje Mana, kubera iki bahinduye ifoto, baguhaye umuntu ukora ibintu bibi binuka cyane Imana yanga. Ari nayo mpamvu ubona isi iboroga, isenga ikaboroga ririya zina, ikaboroga n'iriya shuba basenga, Imana ntisubize. Ntashobora na ubwo bugesera kabisa, ubwo bugesera ni ibintu bitabona, ibintu bidashoboka. Ngayo nguko rero ahasigaye sinzi icyo nakubwira, ariko Kristo dutegereje agiye kuza azigaragaza, kandi ko abantu bagenda bamenya ukuri byanze bikunze. Ari ukuntu Imana izabikora, noneho uko kuri guhita kumenyekana ukajya hanze kose, noneho abantu batazongera gushidikanya na rimwe nk'ibyo abantu baza bakavuga bati ngo no, ngo rabeshya ngo ibi cyose ngo wabivanye imeze gute. No, Bibiliya yawe irabikubwira, ibyahishuwe 1:12-15. Ngayo nguko rero aho twabanye, ndabashimiye. Iyi nkuru muyisakaza hirya no hino kugira ngo ukuri kubohora imbohe, kandi mukandeho like niko uko kuri kugera ku bantu benshi cyane, maze ukuri kubohore imbohe. Murakoze rero, Imana ikomeze barinde. Shalom, toda haba, tov meyod.